Yesu kubera kugira neza kandi ukomeye. Urakoze data mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Mumfashe twongere duhe Imana amashyi tuyishimire cyane. Amen. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo Yesu Kristo inshuti magara. Yarabyumvaga mu mutima we ko Kristo ari inshuti ye kandi magara. Reka rero mbasuze mu izina rya Yesu. Abakozi b'Imana twari kumwe mu mwanya washize ndetse n'abandi bose ukaba wongeye ukagaruka n'abandi baje mu materaniro ya kabiri, ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Mwahisemo neza kuza mu mwanya mwiza, umwanya tuganira n'umwami wacu, ni umwanya ubuhenze. Njya nkunda kubivuga, abantu bagira inshuti, ukanezezwa no kuba muri kumwe, ukanezezwa nuko muganira, ariko umwanya wo kuganira n'Imana mu ijambo ryayo ni umwanya w'ingenzi. Duhaye rero Imana icyubahiro ko iduhaye uwo mwanya. Amazina abatanzi, nitwa Kabanyana vanis. Imana yashimye ko muri iki gihe nanjye nagira icyo nkora mu bwami bwayo. Mumfashe rero muyimpera amashyi. Turashimira umushumba wacu Pastor waraduhaye umwanya kugira ngo tuvuge ku ijambo ry'Imana. Murabizi abakozi b'Imana ni benshi kandi bashobora kuba bavuga nuko umuntu atavuga, ariko kuba mwangiriye imbabazi n'ubuntu kugira ngo mvuge ku mwami, Imana ibahe umugisha. Ndabashimira Pastor, Imana ibagirire neza, n'ubuyobozi bw'itorero muri rusange. Duhaye Imana icyubahiro kubw'uwo mwanya. Imana rero ibagirire neza. Tugiye rero kwinjira mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ni umwanya duhererwamo umugisha, ni umwanya utarakizwa wumvishije ijambo uraza urihana, uyu munsi uranezerewe kuko uri mu nzu y'Imana. Ni umwanya mwiza rero, uba waje ahantu heza, uba wasohokeye ahantu heza, uba waje kurya ibyo kurya bihenze kandi byiza, byuzuye intungamubiri zose, kandi ikindi bishobora gukuraho ikintu cyose kibi cyatuma ugira imirire mibi cyangwa kugwingira. Ubwo rero uba waje kugaburira umwuka. Imana yo mu ijuru iguha umugisha kuba waje muri uyu mwanya. Tufite amashimwe menshi kuko turi imbere y'Imana. Kuba imbere y'Imana ni umugisha. Reka rero umusomyi adusomere mu Baheburayo ibice 11. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Unsomere ku murongo, wenda usome ku banza usome wa mbere, simbuka ujye ku wa gatandatu. Imana ikugirire neza. Kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Imana iguha umugisha. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Amen. Imana iguha umugisha mwinshi. Nkuko umutwe w'ijambo mubizi turimo kwigaho muri iyi minsi ari kwakira impano yo kwizera ndengakamere itangwa na Mwuka Wera. Yesu ashimwe cyane. Mwuka Wera ajya duha, yigeze kugenderera abana b'Imana bari mu mwanya umwe basenga mu Byakozwe n'Intumwa 2. Abazaho Yesu yari yarababwiye yuko atabasize bonyine ahubwo azabohereza umufasha. Noneho muri icyo gihe Yesu amaze kugenda, basa n'abihebye bajya mu nzu barikingirana, kuko bavugaga ibya Yesu ariko bari kumwe babasha no kubwira abantu ibyo babona. Igihe rero kiza kugera baza kuba bari bonyine, babuze Yesu wabo, bumva ntacyo kuvuga bafite, bajya mu cyumba batangira gusenga Imana. Muri icyo gihe basengaga nibwo Imana yaboherereje imbaraga z'Umwuka Wera. Izo mbaraga zimanutse ku buzima bwabo, batangira kuvuga indimi nshya, batangira gutinyuka, batangira guhamya Yesu mu buryo batamuhamyaga bakiri kumwe nawe. Yesu ashimwe cyane. Ubwo ndakubwira uko Mwuka Wera akora. Noneho Mwuka Wera arabamanukira, batangira guhamya,
barabwiriza, 3,000 birakizwa umunsi umwe, barakomeza bakorera Imana kubera imbaraga y'Umwuka Wera yamanukiye ku buzima bwabo ikabaha gutinyuka no guhamya. Yesu ashimwe cyane. Aha rero tubazaniye ijambo rivuga ngo kwizera ndenga kamere. Noneho dusomye icyanditswe kivuga ngo kwizera ni ukumenya neza udashidikanya. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kwizera ukavuga utariko birashoboka ko wenda nazagera kuri iki kintu. Wasubira inyuma washaka imbaraga zizakikugezaho ukazibura. Wamara kuzibura ukavuga utariko nako nari ntekereje gutya ariko ntago bishoboka ukurikije ibyo mbona. Yesu ashimwe cyane. Ariko ijambo ry'Imana icyo ridusaba, riradusaba kwizera icyo wizeye ntushidikanye ko kitazaba. Amen. Niba wizeye ukavuga utariko ngewe ndifuza kugera kuri iki, urabiharanira, urasenga, ukore ibishoboka byose, ariko wirinde gushidikanya muri wowe. Kubera iki? Nushidikanya kwizera kwawe kuraba gucitse intege. Ibyo wizeraga ntago bikomeza ngo bikore, ariko nukomeza kwizera bizatuma ugera ugonga igikuta, usenye igikuta cyari kiguhagaze imbere, ugere ku cyo washakaga. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ku murongo wa 6 baravuze ngo ariko rero utizera ntibishoboka ko anezeza Imana. Yesu ashimwe cyane. Umuntu utizera ko Imana yamugirira neza, umuntu utizera ko yakira indwara, umuntu utizera ko hari igitangaza Imana yakora ku buzima bwe, ntabwo unezeza Imana. Yesu ashimwe cyane. Urumva ko kutizera ari ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga ngo Imana iyi kubona utizera ushidikanya ntago inezerwa, kuko uwizera wese agomba kwizera ko Imana iriho, icya kabiri akizera ko ifite imbaraga, icya gatatu akizera ko ifite ubushobozi bumukura mu bibazo arimo. Yesu ashimwe cyane. Muzamura amaboko. Harashyushye ariko mwihangane. Yesu ashimwe cyane. Harashyushye ariko mwihangane. Ikindi cya kabiri, abenshi muri batoya, goro niba uri mutoya ugaragaze kuri muto nyine, we gutsindwa n'ubushyuhe buri hano mu kirere ngo usinzire nk'umuntu mukuru ukuze. Umuntu mukuru aba afite impamvu zo gusinzira. Icyambere abananiwe, imirimo aba yarakoze aba ari myinshi n'umubiri umaze kunanirwa. Ikindi cya kabiri, uwo muntu mukuru yewe n'ubwonko bwe biba burushye. Buriya hari igihe banakangura n'umuntu nareba imyaka ye nkumva namureka akaruhukira mu nzu y'Imana. Kubera iki? Ararushye, afite byinshi yakoze. Rero urubyiruko mudasinzira, sibyo? Urubyiruko muzamura ibiganza. Amen. Urubyiruko mudasinzira. Yesu ashimwe cyane. Kwizera rero ni ukumenya neza ko Imana ishoboye, ko Imana ifite imbaraga, ko Imana hari ibyo yahindura, ko Imana hari ibyo yagukuramo, ko Imana yakuvana ku rwego ikakugeza ku wundi. Yesu ashimwe cyane. Umanutse hepfo baravuga ngo kwizera niko kwatumye Enoka akora gutya na gutya, yizera Imana. Bakamanuka hepfo bakavuga kwizera ibyo kwagiye gukora. Ni ukuvuga ngo iyo wizeye hari ibyo bikora ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Iyo wizeye harimo imbaraga zituma Imana ikora ibyo wowe utari ushoboye. Harimo imbaraga zigukura ahantu wari unaniwe, ariko kuko wazamuye kwizera ko Imana ishoboye, Imana ikagukurayo ikakwicaza ku rundi rwego utari uriho. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero niba kutizera utizera atanezeza Imana, mureke tuve mu kutizera. Uve mu kutizera uvuga uti niba ntizera ko Imana ishobora kunkiza iyi ndwara, niba ntizera ko nshobora kubona akazi,
niba ntizera ko ibi n'ibi byakunda, umenye ko Imana ikureba mu kanya gati kabira gufite, mu kandi kaba ntigufite kuko utayizera. Yesu ashimwe cyane. Biradukwiriye rero muri iyi minsi kugira ngo tuzamure kwizera kwacu, kuko kwizera kwacu kurema ibitariho bikabaho. Kwizera kwacu gutuma Imana ishingira kuri uwo mutima ufite wo kwizera, ikamanura imbaraga n'ibisubizo by'ibyo wizeye. Yesu ashimwe cyane. Kwizera kwawe gukonekitinga n'imbaraga z'Imana bikabyara icyo ukeneye kubera ko wabyizeye. Yesu ashimwe cyane. Umudamu aratwita, agatwita amezi 9, agatwita agowe, agatwita ruka, agatwita sinzira, agatwita nta gatege afite, ariko mu mutima we abavuga ati umunota umwe, isaha imwe, hari igihe nzaseka navuye mu mubabaro mfite umwana mukikiye. Yesu ashimwe cyane. Iyo twizera rero ntibivuze yuko tudahura na byinshi, ariko ibyo ngibyo mvuze nk'uko umudamu atwita agakomeza kwizera, niko n'umuntu wizera ameze. Ariko uzi gutwita ukaba utazi wenda ubu ibyuma byaraje, ariko mbere ntiwabaga uzi ngo n'umwana ameze ate, ntiwabaga uzi ngo aritambitse mu nda, nta kintu wari ubiziho, ariko watekereza ko hari igihe igise kizakurya, mu kanya gato kigahagarara ukabona umwana, ukumva umunezero urakurenze, wibagiwe imibabaro n'ubwo ihari. Yesu ashimwe cyane. Ntekereza ko ariyo mpamvu ngira ngo n'abagore bakunda Imana cyane, kubera ko ibakorera ibintu bikomeye, ibintu bikomeye, ukabana n'Imana. Umugabo waguteye inda atumva uburemere ufite, yagara bureba, ariko ntago yabwikorera nk'uko wowe ubufite. Cya gihe urwara ugashiramo amaraso, we ntago aba yamushizemo, arabibona akababara agahagarana nawe, ariko ugakomeza ukizera ukavuga ati nyuma yo gushiramo amaraso, nyuma yo kubona ntabasha kurya nabishoboraga, nizeye ko hari igihe nzaba nkikiye umwana, Imana igahabwa icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Uko kwizera rero umugore agira atwite niko gutuma ageze igihe akinjira mu mubabaro, yamara kwinjira mu mubabaro akawusohokamo ashima Imana kuko yayizeye. Yesu ashimwe cyane. Umugore, abagore tubakomera amashyi. Niwe muntu wenyine ubana n'umwana amezi 9. Akagira atya mukanya kabati, mwana wanjye ndagukunda, uje tugukeneye, ubu ndaneze, mukanya kabararutse. Akandi kanya yamara kuruka akavuga ati ndagukunda, buriya nubwo ndutse bwose, ariko ndagukunda kandi ndakwiteguye. Kwizera ko ntigucogora kugeza igihe abonye umwana. Kandi reba ukuntu abagore ari beza, ntabwo agira iseseme ngo aruke ngo avuga ati iki cyana kubera iki kineye kuruka cyemburije amahoro ibiki. Oya, araruka neza akabyakira, yarangiza agafata akana akavuga ati Imana iguha umugisha mwana wanjye, rwose kuruka ndabiterwa nuko uzaza umeze neza. Ibyo nibyo bita kwizera. Akizera icyo atareba, akizera ko umwana azaza. Hari abantu bamwe batagira kwizera, akagira inda kwezi kwa mbere, amezi 5, amezi 7, akanga gushopingira umwana. Urabizi ko dushopinga kare muri iki gihe, kwa muganga nibyo babigisha. Noneho akavuga ngo none se ngo nzi nzabyara gute, ngo ubuse nzi niba zabaho.
ubyizeye mu by'ukuri? Washopinze ko Imana yakweretse ko ufite umwana, ukajya ufata ibyo bigoma ukavuga uti wabigoma we, ngusutseho amaraso ya Yesu uzakira umwana. Kwizera. Ariko akabona none se ndabizi niba nzabyara. Yazo wamuzi ko nta kigoma, ko nta kintu cyose, ariko se umuntu agura ibigoma atari yabona umwana. Bibaho. Uko no kutizera. Umwana se waramubuze kandi ari mu nda. Umwana ari mu nda, wanze kumwitegura, ntago wizeye ko azaza kandi arahari. Izo ni imbaraga z'umwijima zigutwikira zikakubuza kwizera. N'ubundi iyo ndiba yaragiyemo Imana ari yishizemo uwo mwana. Imana niyo irinda uwo mwana kugira ngo avuke. Jya wizera, ugure ibigoma, ubisengere, uvuga uti mwana wanjye umukoreho uti dore ibigoma birateguye, umunsi umwe, umugoroba umwe, igitondo kimwe uzabiryamamo unezerwe. Ariko ibyo utabyizera niho hahandi nyine amajwi aza akakongorera. Erega n'ubundi ntabwo uzabaho, uzapfa. None se wowe uzabyara? None se runaka ntiyapfuye? Nawe uzapfa. Kandi yabyariye kuri biriya bitaro, nawe uzahagwa. Ntuzajyeyo, uzashaka ibindi urwariramo. Nta bitaro bidapfiramo umuntu. Hari ibitaro bidapfiramo umuntu. Ndagira ngo mbasabe bene data, tuzamure kwizera. Tuzamure kwizera. Ukiga, uri umusore, uri inkumi, ukavuga utari ko ngiye kwiga, byageze hagati ukavuga utaha. Ubundi se ndavunwa n'iki? Ubundi se nzabona akazi? Runaka ntiyize ntagagumye aho ngaho ngo ni njyewe uzabona akazi. Apu, reka mbivemo nigire mu bindi byoroshye. Ukabutakaje kwizera. Kwizera ni ukurwana. Kwizera ni ukurwana ukajya mu ntambara, ukabwira Satani ko ibyo adashaka kugeraho ugomba kubigeraho kuko wakijijwe. Yesu ashimwe cyane. Kwizera ni intambara y'umwuka. Kwizera ni uguhagarara, iryo jwi ryaza ukaribwira ngo ariko nubwo mbwiye ko ntaziga nzabishobora, ntazabona akazi, nagira ngo nkubwire ko ntakibarirwa mu gisekuru cy'iwacu. Ubu nagiye mu gisekuru cy'abana b'Imana. Ntabwo nkirimo rero winyongorera ayo majwi siho ndi, ahubwo ndi umwana w'Imana uziga akanasoza. Yesu ashimwe cyane. Ikintu rero kitwica abantu ni uko utekereza ukisubiza aho wavuye kandi utakiriyo. Uriyo kubw'amaraso, uriyo kubw'umuryango, uriyo kubw'umubiri, ariko ntago mu isi y'umwuka ukiriyo. Niba warakijijwe ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, wandukuwe mu gitabo cy'iwanyu nk'umwana wabo, mu isi niho ubarizwa, ariko mu isi y'umwuka ntabwo ariho ubarizwa. Wahinduye igisekuru, wagiye mu isi y'umwuka. Iyo wagiye mu isi y'umwuka rero, jya witwara nk'abana b'Imana, uvuga uti kwa runaka ntibyabayeyo, ariko mu bana b'Imana bibayo. Haleluya. Ndabizi kwa data iryo jwi umbwiye ntibyabayeyo, mbizi neza ndetse ndabikurusha. Ariko nagira ngo nkumenyeshe ko ntakiri muri kiriya gisekuru. Nabaye umwana w'Imana isumba byose, kandi data afite ubwenge bwose, data afite akazi kose, data atanga umushahara neza ugakomeza. Yesu ashimwe cyane. Mureke twicomokore muri ibyo bisekuruza Satani turegeramo. Va muri icyo gisekuruza kuregerayo. Twigeze kugira umwana umwe arakizwa neza,
iwabo bari abakene. Arangije abantu bakajya bamwegera bakamubwira batari kurabizi nubwo ukijijwe ariko ntabwo uzakora ubukwe. Wowe wakora ubukwe bigenze gute? None se urarishwa n'iki? Urarishwa n'iki ukizwa? Dore ubaye umusore, abarokore baraje bagushukura indagire, wakabaye witerurira hariya ukazana umugore ugashaka ukaba umugabo. Babimubwira rimwe, babimubwira kabiri, umugabo arangije, umusore arangije arakata. Twagiye twumva abana n'umugore. Ariko ibyo ni ukutizera. Mu nzu y'Imana harimo byose. Burareka nkubwire, aho kugira ngo ushakire ku muvumo, waza ukabwira pastor uti ndashaka nateguye ubukwe, nta bushobozi buhari, ariko ndashaka muzansezeranye nce niyo wakwambara agatimba n'ikoti ukarikodesha, ariko ugaca mu nzu y'Imana ugaha Imana icyubahiro. Ukarikodesha ukaza ukavuga uti nibyo kwambara sinyifite, ariko ntabwo ncapanya, ntabwo ncaho Satani aca, ntabwo ncaho imizi mica, ntabwo ncaho Satani na Satani yabaca, ndaca mu nzu y'Imana kuko nakiriye umugabo ukomeye. Umuntu umwe yigeze gukora ubukwe mu rusengero rwacu. Yari umuntu ubona rwose afite imbaraga nkeya, ishusho ntago yari ihari pe y'ubukwe, ariko araza dekarara ubukwe ku mushumba. Aravuga ati narakijijwe, ibyo kuba nta mafaranga ntibindeba, ibyo kwishingira ntibindeba, ndi umwana wanyu, uko mubikora birabareba, ariko sinzigera nishingira. Pastor, urabyumva nawe uko ababyeyi bakora, bagiye bakoze inama, bateguye ubukwe. Umunsi w'ubukwe, muri icyo gihe cyo gutegura ubukwe, niwe muntu nabonye umuzungu amutahira ubukwe yambaye umushanana. Hakura muzungu hagari yaturutse. Akora ubukwe bwiza, turamuherekeza nk'umwana w'Imana. Akora ubukwe dushima Imana, Imana ihabwa icyubahiro, bafite urugo rwiza, nta bukene afite inzu irimo sima, afite ibipangu, arameze neza. Kubera iki? Uyu mugabo iyo tumwizeye tukitwararika kumukoza isoni, ntabwo ajya dukoza isoni, ndakubwiza ukuri. Baradusetsa cyane. Yabavuga akavuga ati shereji, abavuga ubwo sheri, abavuga umudamu we cyangwa se umugabo we, ati shereji wanjye. Harera nka shereji. Reka mbabwire bene data, nubwo kwizera Imana bitunanira, ariko bikubiyemo ubuzima bwacu bwose dufite ejo hazaza. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo Imana yacu ikoze isoni. Shikama, humura, izera iyi Imana izamanura uwo muzungu aza akora ubukwe burangiza. Izera Imana izakoresha abakozi b'Imana n'ababyeyi, bazagukorera ubukwe ugubwe neza. Izera Imana gusa, wirinde guhemuka. Imana ntizagusiga mu nzira. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo Imana yagusiga mu nzira. Imana yacu ntabwo igihemuka. Imana yacu iyo wayigize inshuti, kubera inshuti itashobora kugusiga mu nzira. Yesu Kristo nshuti magara, ni wewe wenyine wankuye mu mwijima. Yesu Kristo inshuti magara, ni wewe wenyine wankuye mu mwijima.
Yesu mwami we Yesu Kristo nshuti magara ni wewe nyine wavuye mu mwijima nshuti magara Yesu Yesu Kristo nshuti magara ni wewe nyine wavuye mu mwijima. Reka nkubwire mwene data, icyari gikomeye Yesu yarakirangije. Icyari gikomeye bwari ugutanga ubuzima bwe. Kuguha inzu y'ibitaka ntabwo byamunanira, kuguha umugabo yemye ntabwo byamunanira. Yesu ni inshuti magara mu bana, abandi babizi batabizi. Yesu ashimwe cyane. Imana yaguhaye ubuzima, ntabwo yananirwa kuguha ukubaho. Imana yaguhaye ubuzima, ntabwo yananirwa kukunezeza. Imana yaguhaye ubuzima, ntabwo yananirwa gukingura amarembo ushaka kwinjiramo. Imana iguha umugisha muzehe. Yesu ashimwe cyane. Inshuti magara ni umuntu mubana ibintu bimeze neza binameze nabi. Yesu ashimwe cyane. Inshuti magara ni umuntu mwinjirana mu iseta mukavanayo abandi basigaye hanze. Haleluya, Amen. inshuti magara Yesu ni umuntu udahemuka, yatanze ubuzima bwe ku bwawe. Ijambo riravuga ngo ubwo yaduhaye umwana wayo izabura ute kumuduhana n'ibindi byose. Amen. Ikibanza Yesu yaragikoze, byari ukudupfira no kuducungura, ariko kuduha ibintu ni akantu koroshye. Haleluya, ikibanza yaragikoze. Ubu se yananirwa kuguha umugabo yaremye. Ijambo riravuga ngo buri mugore cyangwa umugabo yamuremeye uwe. Tegereza gusa uwawe se umuzana imbere y'Imana, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, izera Imana irashoboye. Izera Imana ifite imbaraga. Izera Imana niyo ishobora kugucira inzira. Izera Imana niyo ikugirira neza nta kiguzi utanze. Uzajya mu bapfumu nako wari ufite bakagukuraho ngo bagiye kugukiza inyatsi, barayiguteye ahubwo. Barayiguteye kuko n'icyo wari ufite bagiye kwinjizamo imyuka mibi ikubuza amahoro, baguha amabwiriza utazashobora, urare wicaye umutima uhagaze. Ariko kwizera Yesu ntabwo bikoze isoni. Kwizera Yesu ntibituma twicuza. Haleluya, Imana iguha umugisha. Haleluya, kwizera Yesu ntibikoze isoni. Ndi umugabo wo kubihamya. Naramwizeye, ndasenga, mpamagara Imana, ndema ibitariho bibaho. Imana iramanuka iteraho kashira bikora. Irabikora, irabikora. Ni Imana ifite imbaraga zose n'ubushobozi bwose. Ni Imana irema inyama yo mu nda yapfuye igateramo ubuzima, inyama igakira. Haleluya, ni Imana igukura ku cyavu ikakwicazanya n'abakomeye mu ntebe z'icyubahiro, ukajyamo ukicara ukagubwa neza, ugaha Imana icyubahiro. Izera Imana. Igihe narindi ginja, nta mubyeyi mbona, nta muvandimwe, nta byiringiro byo kuzaba icyo ndi cy'uyu munsi, ariko
izera Imana. Nubwo ubona bitagenda, nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona biremereye, Imana niyo yo kubiterura, kuko niyo ifite imbaraga zibiterura, wowe ntazo wabona. Katujye mu Baroma bice 4. Izera Imana, humura. Humura, igihe cy'amarira kiragera kikarangira, igihe cy'ubupfubyi kikagera kikarangira, igihe cyo kugubwa nabi kikarangira. Ndakubwira ngo humura, komeza uzamure kwizera Imana igira neza. 4 Abaroma 4:17. Abaroma 4:17 haravuga ngo nk'uko byanditswe ngo mugize sekuruza w'amahanga menshi imbere y'iyo yizeye, ariyo Mana izura abapfuye ikita ibitariho nk'ahari ibiriho. Imana iguha umugisha burekeye. Reka nkubwire bene data, ibyo ubona byapfuye, ibyo ubona bidashoboka, ibyo ubona biramereye, ibyo ubona utageraho, Imana iyo ibibona nk'ibiriho kandi nk'ibishoboka. Yesu ashimwe cyane. Imana niyo izura ubuzima butari buhari bukabaho. Ninde muntu mujyana wapfuye waheze umwuka, Imana ikawugarura? Ni Imana yonyine ifite umwuka mu biganza. Iyo Mana ifite umwuka. Muri bike nize ku buzima, ntago umuntu yambaza ngo sitoke y'umwuka umuntu ahumeka iri hehe ngo mubone. Kandi nize ku muntu. Icyo kibazo kimbajije, ntago namenya umwuka umuntu ahumeka. Cyokora ndabizi yuko uturuka hanze hakabaho exchange, hanyuma ukajya mu bihaha n'ibyo. Ariko sinakubwira ngo Imana iwubika he, sinakubwira ngo iyo washizemo uba washizemo wa wundi wo hanze duhumeka wagiye he. Niba twemera koko tugira habaho guhumeka carbon dioxide na oxygen, tukinjiza umwuka mwiza tugasohora umubi, ese iyo umwuka uhagaze iyo oxygen ntabwo iba igihari? Ibiti biwutanga ntibiba bihari, ku mwuka ushiramo ugashiramo ibyo biti ntibikomeze kuwutanga. Ariko mu kuboko kw'Imana twizeye niho harimo uwo mwuka uhumeka. Mu kuboko kw'Imana twizeye harimo urugo rwiza ukarunezererwamo. Mu kuboko kw'Imana twizeye harimo iterambere tukagubwa neza, tugaruhuka, tugaha Imana yacu icyubahiro. Ariko sogokuruza Abrahamu ananiwe, ageze mu gihe gikomeye cyane, ijambo riravuze ngo niwe muntu wizeye n'Imana imugirira neza, imuha umugisha. Mu gihe cyo gupfa kwe, mu gihe cyo kuba umubiri utagishoboye, Imana iramushoboza, arakomeza arizera. Mu gihe gikwiriye abyara Isaka, isezerano rirasohora. Nagira ngo nkubwire ngo komera, Isaka wawe azavuka, kandi azavuka mu gihe gikwiriye. Isaka wawe uzamuselebratinga. Haleluya! Isaka arahari, igitangaza cyawe kirahari, kandi kiri mu biganza by'Imana, kandi Satani ntashobora kugikuramo. Haleluya! Umugabo byageze mu myaka yo kuba batekereza ko batakongera kubyara, umugore we scientifically atashobora kubyara, ariko scientifically
ikavuga iti sayansi ndayizi, ishyiraho amabwiriza ikavuga ngo umuntu iyo ageze muri iyi myaka batakibyara, ariko isezerano ry'Imana yavuganye nabo irababwira ngo nubwo mwaba mugeze muri iyo myaka muzabyara. Isaka aravuka, Penina wamushinyaguriraga, Penina wamucyuriraga, yabonaga ajyanye imigabane akajya gutamba bashima Imana, akavuga ati ariko Mana indushyi ziragwira. Indushyi ziragwira. Uyu se warajyana imigabane y'iki? Ngewe ko mfite abana, ngewe ko nyitangira ukuri, uyu warayitangira iki? Ariko Imana yo kwizerwa itajya yica isezerano yavuze, iramubwira iti humura, abana bawe niba urubyaro rw'isi yose ruzakomokaho. Nagira ngo nkubwire ngo Isaka wawe azavuka, kandi azavuka ku mbaraga z'Imana, azavuka ku isezerano ry'Imana, azavuka mu kwizera kwawe. Haleluya. Imana y'ibyo ubona ibibona nk'ibiriho, ibyo ubona bidahari ku bushobozi bwayo ibibona bihari. Icyo dusabwa ni ukwizera gusa. Yesu Kristo nshuti magara, ni wewe nyine waguye mu mwijima. Yesu Kristo inshuti magara, ni wewe nyine waguye. Ndabihamya ndazihamya imbabazi ze, ndazihamya. Haleluya. Umuririmbyi ari mu mwuka aravuga ati Yesu Kristo iyi nshuti magara, ndazihamya imbabazi ze n'urukundo rwe rwinshi. Uyu mugabo witwa Yesu, iyo umwizeye ntukorwa n'isoni, iyo umwizeye ntumwara, iyo umwizeye nta gupfa nabi, iyo umwizeye akugeza kure. Ariko Yesu umwami w'abami uhabwa icyubahiro. Muririmbye, abaririmbyi barakimara, Imana ijye ibaha umugisha, mujye mukunda kuririmbira Imana muhe icyubahiro. Nshuti magara, ukundana n'umuntu akaguha ibyo aguha, yageraho akananirwa akavuga ati uyu muntu ndamukunda gusa. Umugabo yaradukunze aduha inka irapfa bwa mbere, buracya mu gitondo dusanga indi nyana nziza mu kiraro. Ibyo ni urukundo, ubwo ni ubushuti. Ariko hari inshuti itajya inanirwa ibyo abantu bananirwa. Hari inshuti uhagararana nayo ibintu byagucanze, agahagarara akabicangura ukagenda nk'umusirimu. Uyu mugabo Aburahamu bigeze aho bikomeye, ariko arakomeza arizera. Abakozi b'Imana, abamarayika baje bamuhanuriye, bamubwiye ko umwaka utaha nk'iki gihe azabyara umwana w'umuhungu. Umukecuru Sara akubita igitwenge ati noneho ndumiwe, ati abashyitsi baragwira. Ariko nubwo yumvaga atabyumva,
umva, hari Imana isohoza isezerano yavuganye nabo. Haleluya. Ushobora kuba utabyumva ariko komeza wizere. Bishobora kuba nta shusho ariko komeza wizere. Bishobora kuba byarapfuye byararangiye ariko komeza wizere. Ushobora kuba nta bushobozi wanyu ubona nta kigenda imbere y'amaso y'umuntu, ariko imbere y'Imana biragenda, kuko Imana yacu irashoboye. Imana izura ibyapfuye, irahari ngo ikore ku buzima bwawe, igira ibyo izura. Icyo nkamukoraho, Bibiliya iravuga ngo aca mu bantu. Aca mu bantu atirengagije ko bitemewe kuba yaca mu bantu arwaye iyo ndwara, ariko aravuga ati ikibazo mfite ninjye ukizi, kandi ukizi agifitiye ubushobozi, reka ngende nkore kuri Yesu. Bibiliya iravuga ngo agikora kuri Yesu ngo icyago cye kirakira. Icyago ni ikintu cyica umuntu, icyago ni ikintu kikubuza ubuzima. Yewe niyo umuntu apfuye baravuga ngo ko ari ibyago. Ibyago ni igihe umuntu ashobora kubura ubuzima. Yari ari mu gihe cyo kubura ubuzima, ariko aravuga ati ntacyo bitwaye, nubwo Yesu yaje amategeko akaba atatwemerera no kumwegera, ndagenda mukoreho bucece, bamubyiga ndamukoraho, arangije atahana igitangaza cye kubera kwizera. Yesu ashimwe cyane. Mureke dushirike ubwoba. Yesu kubana nawe ni mwibanga, nukurwana mwibanga, nugukirana mwibanga, nugukubita abazimu mwibanga, nuguhagarara ugakomera kucyo wizeye ugashikama. Umugore atahana igitangaza cye. Ndagusaba ngo nuba ufite ikibazo ukaza mu nzu y'Imana, jya winginga Imana ukiva mu rugo, usenga upfukama, usenga uvuga uti Imana nje imbere yawe, sinshaka gutahana n'iki kintu. Uzabivuga rimwe, uzabivuga kabiri, wenda bitobara kudakunda uyu munsi, ariko ejo Imana izaturitsa igitangaza bikunde. Yesu ashimwe cyane. Kwizera niko gutuma tugera ku byo dukeneye. Iyo utarabyizera, ubu niba uri hano ukaba utaratekereza, uri umusore mutoya ufite iyerekwa, ukaba utaratekereza utari ko urugo rwanjye ruzaba rumeze rute, ukaba utaratekereza utari ko nzagaburira umugore gute, ukaba utaratekereza umugore wanjye azaba yambaye gute. Ugomba kubitekereza, kuko ibyo utekereza n'ibyo urema n'ibyo Imana izaguha. Niba uvuga uti umugore wanjye azambara nka minyoni, ndakubwiza ukuri Imana izaguha kumwambika nk'uko ibyo wifuza biri mu mutima wawe. Kuko kwizera kurarema, gufata ibitariho kukabizana bikakubaho. Niba wararemye urugo ugomba kubitekereza utarageza n'igihe cyo kujya muri urwo rugo, ukarufata ukarudekora mu isengesho, ukarufata ukarudekora, ugahagarara ukavuga uti nzaba ndi mu nzu irimo stoke. Ubundi ukajya imbere y'Imana sasa, ugakanda isengesho ukavuga uti Imana, ukabisengera. Ntabyo kuvuga ngo uwo nzabona unyemeye tuzagenda. Kubera iki se? Ninde se utakwemera? Imana yakuremye bazakwemera byanga bikunda. Yesu ashimwe cyane.
izere niba uri umusore, niba uri inkumi, ukore igishushanyo mbonera cy'urugo rwawe. Ufata agatabo ushushanyemo, uvuga uti nubwo utazi gushushanya, iyi nzu uzaba ndimo hazaba harimo icyumba cyanjye kandi kijyamo igitanda kinini. Iki cyumba ni icy'abana b'abahungu, iki ni icy'abana b'abakobwa. Aha ni stoke nzajya mbikamo umuceri, amavuta yerayo, ibintu byose. Aha ngaha ni salo na dining. Ukabitegura buri uko ugiye imbere y'Imana, nta mikino, ugafata plan ukayishyira imbere y'Imana. Kwizera kwawe Imana izagukoreramo ituritse igitangaza utatekerezaga mu muryango wawe. Ntabwo Imana izaguha ibyo utarota. Kubirota rero nibyo wifuza no kubisengera Imana ikabisohoza. Uko niko kwizera. Iyo tuvuga kwizera, ntabwo twizera ibyo tubona, ibyo dufite. Twizera ko Imana yatugeza ku byo tudafite uyu munsi. Ubushize nagiye kwiga amategeko y'umuhanda, nicara mu modoka, mbwira umugabo wanyigishaga, ndavuga ntabazimu bo kudafata vora, ubu barapfuye bararangiye. Hari ibintu tugomba kwizera. Niba uri umubyeyi ukabisenya ku bana bawe, ugakuraho icyo gisekuru cyo kudafata vora niba utarafashe vora, kandi birashoboka. Imodoka ndayitwara, ndavuga nti Satani, umva, dayimoni yo kudafata vora urahiye, nawe urabibona. Umva, umwana wanjye ntabwo azarwana na dayimoni yo kudafata vora, agomba kuyifata kare. Ibintu byose ni kare kugira ngo hatabamo ubukerere. Njyewe ubundi iyo shatse kwanga ikintu, nyanga ntafite n'ubushobozi, nkavuga nti ndakwinjiramo, abo badayimoni ntangire mbarwanye. Ntaguha abana banjye igisekuru cy'ubutindi cyo kudafata vora. Oya, oya, ugomba guhagarara nta mafaranga, byibuze ukanayikandagiramo ukifotoza ufashe kuri vora, uti dayimo, nubwo nta mafaranga ariko nzakurwanya mpaka. Iyo foto uyifashe ukayibika, nubwo utakora ikizami ngo ugitsinde, umwana wawe akajya abona, baravuga ati nanjye nzakora ibishoboka byose, iyi modoka papa yafashe nzayigura. Mureke dusenye ibisekuru bivuye. Kubera ko turi abana b'Imana, iyemere nk'umwana w'Imana, usenge nk'umwana w'Imana, ukore nk'umwana w'Imana. Imana izazikore nka so. Ariko nutabyumva bizakugora. Ndicara ndaseka, umwarimu aranda yavuga ati pastor, ati dayimoni ubu yagiye neza, yahunze. Ndavuga nti yahunze. Tugomba guhangana iby'Imana yadusezeranyije nka data tukabibona, umugabane wacu nk'abana b'Imana tukawubona, ibyiza byose Imana itanga nka data tukabibona. Nta kintu kibabaje nko kuba umubyeyi, umwana wawe ntabone umurage. Nta kintu kibabaje nko kuba mu nzu y'Imana ntubone umurage w'abana b'Imana. Akaga gakomeye. Rubyiruko, nimwe mbaraga z'igihugu, nimwe mbaraga z'itorero, nimwe mbaraga z'imiryango yanyu. Hagarara ushireho igishushanyo mbonera cy'uko wifuza kubaho.
ubisengere. Umwana umwe yazamuye kwizera igihe kimwe, aragenda akoresha invitation. Aravuga ati nzakora ubukwe byanga bikunda. Abona fiance bibamo intambara, birazunguturanya. Ariko kubera ko umwana yizeye, ibyihinduraga bibirinduka bizuka bicurama byanga bikunda. Umwana arizera, ibyari bicuramye byose Imana irabicurukura. Mwakwizeye koko? Rubyiruko mwizere. Mwizere muhumure, Imana ntikoze isoni. Tekereza umuntu kwizera akagenda agakoresha invitation y'ubukwe. Kavuga ati nubwo bikomeye, nubwo mbona birimo intambara, ariko invitation ndayikoze. Muzamure kwizera, muracyari bato rubyiruko, muri abana b'Imana, mufite imbaraga. Humura ibiguhinyuza, Imana irahari ngo ibigukurireho, we komeza. Haleluya. Ingoma za mbere ibice 11. Ndaza gukoresha ibyanditswe bikeya twinjire ku musozo. 11 guhera ku murongo wa 4. Ingoma za mbere ibice 11 umurongo wa 4. Hanyuma Dawidi n'Abisiraheli bose bajya i Yerusalemu ahitwa Iyebusi. Kandi Abiyebusi nibo bari abaturage bo muri icyo gihugu bari basanzwemo. Abiyebusi babwira Dawidi bati, hano ntabwo uzahamenera. Ariko Dawidi ahindura igihome gikomeye cya Siyoni, ariho habaye ururembo rwa Dawidi. Yego. Ubwo Dawidi yaravuze ati, uri bubanze kunesha Abayebusi, niwe uzaba umutware n'umugaba. Maze Yowabu mwene Seruya abari ubanza kuhamenera abo umugaba w'ingabo. Dawidi atura muri icyo gihugu, muri icyo gihome gikomeye, aricyo cyatumye bacyita ururembo rwa Dawidi. Yubaka umudugudu impande zarwo zose, uhereye imiro n'impande zose. Yowabu nawe asana ibindi bice by'umudugudu bisigaye. Maze Dawidi akajya arushaho gukomera, kuko Uwiteka Nyiringabo yari kumwe nawe. Mane guha umugisha. Ni iki nshaka kuvuga hano? Uyu mugabo Dawidi arimitswe, agiye ku ngoma, ariko agiye kuyoborera muri bene igihugu bitwa Abayebusi. Mugabo umwe araza mu ibiri banga, tumva rero nkubwire. Dayimoni w'amajwi, dayimoni w'amagambo. Ati reka nkubwire kandi nkubwize ukuri. Nkubwije ukuri ko Abayebusi utazabameneramo nubwo ugiye kuba umuyobozi. Ati ntibishoboka. Turi abaturage, tuzi ibyo dukora, turasobanutse, ntago uzatumeneramo ngo utuyobore bikunde. Uyu mujyi urakomeye, ntuzawushobora. Ubwo bamwe barabareza, ataga uriya ni wa wundi mwene Yesayi. Bavuze ko ari umunyantambara ukomeye cyane, bati nta kintu azi. Ntabwo azi Abayebusi, ntabwo azi uko bakora, arababarirwa. Bamuha iminsi. Abayebusi baguca intege, bakubwira bati nyamara rura rugo ugiye gushakamo, buriya nta mugore waho
ujuramo ugiye gupfa. Bati buriya harya yewe mwa uri wo kwande, uriga ugeze mu wakangahe? Tungeze mu sina ya gatatu cyangwa nka data. Ni wowe warwanyije abandi bose bagarukiye muri primaire. Ube maso pe, ushobora kutaharenga. Abo ni abayebusi. Umuntu akaza akakubwira urahanyanyaje ugiye mu kazi atapa. Ubwo mureba uriya mwana, nta muntu w'iwabo ujya mu kazi arabikoraho gake pe. Mu muhanga amaso ejo bundi azaba bivuyemo. Abo ni abayebusi. Yewe muko, harya warakijijwe? Wagiye mu nzu y'Imana mama? Ntese ubona bizavamo ra? None se uzakora ubwo urumva bizakunda? Abarokore ntago bajya bishingira. Niba ugiye mu nzu y'Imana, ubimenye yuko agatimba uzagakura he. Mbese akakwereka ibintu azi kandi koko bigaragara. Abayebusi bavuga ibyo babonye rwose binahari. Ariko umusore cyangwa inkumi yamaze gucyaginga ikamenya Imana yizeye, wamaramaje akavuga ati abayebusi banze imbere batanze imbere nta guca mu gikari. Akizera agahamya mu gihe kimwe ibyo twatekereza, kandi nayo makuru abantu baba bayazi. Bayazi disi ko uwo muryango nta gatimba kabamo. Bayazi ko nta muntu ukomeye ubamo. Bayazi. Ariko Dawidi wahanganye n'iduba hagararanye n'Imana. Dawidi wakubise Goliyati ibuye rikamutsindaho. Aravuga ati abayebusi mbazi neza kuko boroshye imbere y'Imana. Baragukomereye, bararemereye, ariko baroroshye imbere y'Imana. Ndakubwira ngo izere, abayebusi bazatsindwa. Abayebusi uzabambara na gatimba, abayebusi uzabambara na diguri, abayebusi uzabajyanira mu kazi. Izere Uwiteka Imana. Humura. Waje mu nzu y'Imana, waje mu mugabane utazakwa, waje imbere y'Imana ishobora byose. Ibyo ni ibiguca intege ariko nta sezerano bifite. Humura, genda nk'umwana w'Imana gusa nicyo usabwa, ubundi utuze. Abayebusi bazatsindwa. Abayebusi uhura nabo, wajya gutera imbere bakazana ibyo bazana bakakwitambika ukarwara. Ariko abayebusi bazakorwa n'isoni kuko dufite Imana umurengezi wacu. Dawidi arangije icyo yakoze, yaravuze ati ku mutima ati uyu rwose we noneho ndamubona nk'akana k'incuke uha bombo karangiza kakayikwima, kubera ko kaba katazi ibyo karimo. Dawidi ngo arangije atsinda uwo mudugudu, arangije awugira ibiro bye. Aravuga ati reka nshireho tansiyo ku bayebusi. Arangije ahagira umurwa we, ibiro bye. Aricara arayobora, ayoborana abayebusi, ayoborana amajwi yabo, ayoborana ibirozi byabo. Dawidi arayobora. Nagira nkubwire mwene data, humura. Abayebusi barahari ariko Imana dufite irusha abayebusi amaboko. Imana dufite irusha abayebusi ubukire. Imana twizeye irusha abayebusi imbaraga n'ubushobozi. Ntuzongere kugenda ufite ubwoba. Ntuzongere kugenda wikandagira.
tuzifiteho ububasha bwo kuzitegeka zikumva zikagenda. Umuntu umwe yigeze kuroga umukecuru aramuzengereza, uyu mukecuru yaryama akamena ibitaka hejuru y'inzu ku buryo akora ibishoboka byose abantu ntibasinzire. Aradiha, aracuragura, ariko acuragura ku mwana wamenye Yesu, acuragura ku nzu y'umuntu wakiriye Yesu neza nta mikino. Aracuragura bwa mbere, aracuragura bwa kabiri, aracuragura. Umukecuru aratubwira ati ariko hari umuntu wanteye ubi inyuma y'inzu yanjye. Turangije turikora turavuga tugiye kukurohamaho amabombe. Turakurohaho amabombe wa mucuraguziwe. Tuzakugirira imbabazi gusa zo kudapfa, ariko turaguhata umuriro. Turagenda turasenga buri mugoroba. Sije wahera hahera uwo mucuraguzi. Hiyongeye kugaragara icyo twamenye nuko yarwaye amaguru akagenda akaba imidido, imbaraga z'Imana zinjira mu maguru. Ntago twamusabiye gupfa. Umurozi ntazakubuza amahoro uri umwana w'Imana. Umupfumu ntazakubuza amahoro uri umwana w'Imana. Ufite ubushobozi bwo kumufata munsi y'umwuka ukamujwigiriza akaza mu nzu y'Imana agakizwa. Kandi nawe arabizi, nubwo agerageza ariko arabizi ko ufite imbaraga ziri hejuru y'izi. Bene data, ubwo umuntu avuze kumuroza abantu barakangaranya, ibitekerezo biramanutse, barumva ibintu bipfuye birangiye. Reka nkubwize ukuri, Imana twizeye ifite imbaraga hejuru y'abakoresha ibibabi. Imana twizeye ifite imbaraga hejuru y'abaguha igufwa cyangwa iryinyo ry'inyamaswa ngo urikenyerereho. Ugafata urugo rwawe ukarushingika muri ayo menyo y'inyamaswa utazi. Ugafata urugo rwawe cyangwa umugabo wawe ukamusegurira iryo gufwa kubera kutizera Imana. Ugafata umugabo wawe ukamugaburira ibyo utari ukwiriye kumugaburira kubera kutizera gusa. Ariko bene data, abayebusi baratsindwa iyo twahanze Imana yacu amaso. Abayebusi baratsindwa iyo Imana yacu twayishize imbere. Abayebusi baratsindwa iyo twahaye ikibanza Imana yacu mu mitima yacu. Ndagira ngo nkubwire mwene data, abayebusi baratsindwa. Dawidi awugira umurwa ukomeye, abari hatura babayebusi ntumbaze aho bahereye. Ariko Imana yacu yizeye ntago igukoza isoni. Imana yacu yizeye irakora, itanga ubuzima aho butari, itanga urugo kutarufite, igarura ubwenge bukaba buzima, umuntu akubaka akagubwa neza. Muvaneho kubakira ku bintu bidafite umumaro. Bizakugaruka, bizakugwa nabi, bizatuma upfa nabi. Ariko izere Yesu nk'umwami n'umukiza, azakugirira neza. Mana yo mu ijuru ibahe umugisha. Sinzi niba hari umuntu ushaka gukizwa, ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, umanuke ukuboko kwawe, muhe Imana amashyi. Abo bantu nibaze, buri muntu wese wamanitse ukuboko, humura, haguruka uze hano, duhe Imana amashyi. Ayo mashyi muyakome kugeza cyane. Ririmba, nimuze burere.
Imana ibaha umugisha gukizwa muri batoya. Katwakire pastor, abatuze abasengere ninjira ku musozo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Mwakoze kwakira ijambo ry'Imana. Reka tumukomere amashyi tumushimire. Reka dushimire aba bantu bari hano bumvise ijambo ry'Imana ryakora ku mitima yabo, bakizeza umutima wabo, bakaba bagiye kwatuza akanwa kabo. Reka tubashimire nabo rwose. Imana ibaha umugisha. Muhisemo neza, muhisemo umurage mwiza, muhisemo urugendo rwiza, muhisemo kwizera kwiza. Imana ibaha umugisha. Turabashimiye, turabashimiye. Bibiliya iravuga ngo nitwizeze umutima wacu tukatuza akanwa kacu, ngo kuko umutima niwo umuntu yizeza, hanyuma akatuza akanwa akababazweho gukiranuka. Rero kuba baje hano barangije kwizeza umutima, gisigaye ni ukwatuza akanwa bakabarwaho gukiranuka kose. Nagira ngo rero muzamure ukuboko kwanyu kw'iburyo muhagaze nta kibazo, muvuge ngo Mwami Yesu, turagushimiye uyu munsi wa none. Twumvise ijambo ryawe, twizeza umutima wacu, twatuje akanwa kacu kutubereye umwami n'umukiza. Wihereye uyu munsi turarahiye imbere yawe n'imbere y'iteraniro ringana gutya yuko tutazasubira inyuma, dutandukanye n'ibyaha, dutandukanye n'imihango ya Satana yose n'ibyo yadushikishaga byose. Wihereye uyu munsi turakwihakanye Satana, ntituzagukurikira, ntituzakumvira, kuko tubaye bana b'Imana. Mwami Yesu, udushoboze muri uru rugendo dutangiye, utwandukure muri cya gitabo cy'urupfu, udushyire mu gitabo cy'ubugingo, ndetse ubwo uzazamura itorero natwe tuzabemo. Imana ibaha umugisha. Twabatungaho ibiganza tukabasengera. Mana yacu, Mana yo kwiringirwa, Mana igira neza, se w'Umwami Yesu Kristo, tuguhaye icyubahiro. Turagushimiye ku bw'aba bana b'abakobwa bari hano bahagaze imbere y'iteraniro. Mwami Imana yacu, turabasengeye, turakwinginga Uwiteka Imana yacu kugira ngo ubane nabo, nukuri ubagirire neza, bahindutse icyaremwe gishya mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Umwuka Wera zibagendeho, imbaraga z'Umwuka Wera zibashoboze. Mana ubashyigikire, kuko ibibakurura ni byinshi, ariko turasenze kugira ngo bashyigikire. Ubwiza bwawe bukomeze kubana nabo Yesu. Icyubahiro kibi cyawe Uwiteka Imana yacu, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu tubisabye, amen. Reka tubasabe gatoya, hagira umuntu udufasha, yaba press cyangwa n'undi, kugira ngo babandike, mumukurikire uriya mugabo.